ariko ukahajyamo kubera ko Imana igusezeranije akazi ukakajyamo, kandi ukanakaboneramo umugisha mwinshi, ukakaboneramo umugisha ukomeye cyane. Hari igihe Imana ishobora kugwa shobuja, ukabona Imana iguhaye umuntu w'umunyamugisha, ndetse ugasanga ntasenga ariko akakubwira ngo harya ntago uyu munsi ntago musenga, ukamera uyu munsi turasenga, uze kugira amasengesho meza. Ntimubizi ko hari abantu bameze gutyo kandi batarabana nawe mu masengesho, ariko ugasanga Imana yaguteguriye umuntu ufite umutima. Kubera iki? Aya masengesho usenga nonaha arimo aragutegurira inzira imbere, arimo aragutegurira abantu bafite umutima wubaha Imana no gutinya Imana. Aya masengesho nonaha arimo aragutegurira ibirere bikomeye imbere hariya, kandi ni ukuri kw'Imana ndabikubwira neza. Amasengesho uri gusenga nona, abantu bari Kigali barabizi amasengesho twasengaga imisi 100, 77, 70 simbizi. Amasengesho twasenze ntagapfu gusa kugeza uyu munsi, aradushira mu ngobyi, aracyaduhetse, yakinguye imiryango mpuzamahanga kugeza n'uyu munsi wa none. Haleluya. Nwango uyu munsi imbaraga urimo gukoresha nonaha, ni nayo mpamvu nkubwiye ngo ugire stoke ikigega cy'amasengesho yawe, kuko amasengesho ufite nonaha uri gusenga aza gutabara aho uzaba atake hari imbere, akubera ikigega cya restauration, aho nta muntu muri kumwe musengana, aho nta muntu muri kumwe muzamukana umusozi, aho nta muntu muri kumwe mufatana ibihe byo gusenga, uzaba urimo gutungishwa n'aya masengesho wasenze. Imana izagukingurira inzira zikomeye, kuko aya masengesho aragenda akaguterura akakugeza muri ka kazi wasabaga, araguterura akakugeza muri rwa rugo washakaga, araguterura akakugeza hahandi. Iyo rero ugiyeyo yarangiranye n'akazi, hirya ukagenda uri ubusa, nukuri ndakubwiza ukuri biba ari ikintu gikomeye, biba ari ikintu gikomeye. Imana idufashe cyane. Ntabwo Yosefu yigeze amenya ibihe biri imbere ye, yabonye ibyo Imana izamukorera, abona ibyo uko Imana izamuzamura kuruta abavandimwe be, abona ukuntu Imana bazamupfukamira, abona nibyo papa wamubwira ngo uravuga ko jyewe mama wawe n'abavandimwe tuza kwikubita imbere, ariko ntabwo yarazi ibyo avuga ibyo ari byo. Wakomeza gusenga, akomeza kubana n'Imana, inzangano zirahaguruka, bashaka kumwica, bamujugunya mu rwobo, barageraho baramugurisha, baramujyana. Aho bamugurishije ahagira agahenge k'imisi mike, naho ahura n'ibibazo, arahava, bimugeza muri gereza. Aho hose ntabwo yabonaga hariho, ariko turabona process uko byabaye, uko byagenze, ndetse nuko yakomeje kugira igikundiro mu maso y'abantu benshi. Aho yagiye ahererekanywa hose yagize igikundiro gikomeye. Ni nacyo kikoreka ingaruka z'amasengesho aza gusunika nka misile akakugeza kure. Ikintu kizakwereka ko Imana iri mu ruhande rwawe nuko itazemera ko biriya bintu byose bibi bikubaho. Alo, Yesu ashimwe cyane. Imana idufashe, Imana itugirire neza. Haleluya. Imana idufashe, itwambike imbaraga mu gihe cyacu. Yesu ahimbazwe. Sinzi buri muntu wese turi kumwe nawe hano igihe amaze asenga, ntago nzi niba umaze igihe kingana gite mu rugendo rw'agakiza, ntago mbizi. Sinzi igihe umaze, wenda haracyari abakiri bato batangira urugendo, wenda haracyarimo bamaze igihe
ntaramenya neza uko bimeze. Igihe cyose waba umaze nakubwira ijambo rimwe: wizera Imana. Wizera Imana, wizera umwami Yesu, urakira wowe ubwawe ndetse n'inzu yawe mu izina rya Yesu. Ibyo Imana igenda ikwigisha uragenda ubibika mu mutima, nibyo bizagufasha ejo, nibyo uzafashisha abandi ejo. Izina ry'Imana rihimbazwe. Haleluya. Ugubwe neza muri Kristo Yesu. Ugubwe neza muri Kristo Yesu. Ugubwe neza wowe, ugubwe neza mu izina rya Yesu. Ugubwa neza muri Kristo Yesu. Ugubwe neza muri Kristo Yesu. Mu izina rya Yesu. Hari igikombe gishaririye kiri mu maboko yawe. Hari igikombe kishaririye mu biganza byawe. Ariko ndavuze ngo ugubwe neza muri Kristo Yesu. Ugubwe neza muri Kristo Yesu. Ugubwe neza muri Kristo Yesu. Biragukomereye ariko ndakwaturaho umugisha wo kugubwa neza. Ugubwe neza muri Kristo Yesu. Ugubwe neza muri Kristo Yesu. Ugubwe neza muri Kristo Yesu. Haleluya. Hari generation iri inyuma. Iyo n'abana bari muri primaire, iyo n'abana bari mu segonderi, iyo n'abana barangije segonderi, hari generation iri inyuma. Nugubwa neza muri Kristo Yesu ukabona imbaraga zisumba byose ku buzima bwawe, ndabizi neza ko uzaba ufite pake nini yuzuye yo kugira ngo uzigishe bariya ubabwire kugira neza kw'Imana. Ndabizi neza, je suis sûr et certain, abari inyuma ko bazakomezwa nawe. Haleluya. Zamura amaboko yavuye ngo Mana, abari inyuma yanjye bazakomezwa nanjye maze kwambuka mvuye hano hantu, maze kumenya ko ari we Jehova Rafa, maze kumenya ko ari we Jehova Jaire, maze kumenya ko ari wowe Mana yitwa El Shaddai, maze kumenya ko ari wowe Adonai, maze kumenya ko ari wowe Jehova Elohim. Haleluya. Jehova Tsikeno, Jehova El Gilboa, ni wowe El Elioni. Haleluya. Imana itabura uko ibigenza. Nabonye ukuboko kwawe, nabonye imbaraga zawe, nanjye nzabihamye, nzabibwira abari inyuma yanjye. Haleluya. Ndabyibuka igihe nari ku musozi wa Kinyamakara. Ndi ku musozi wa Kinyamakara, mbwira Imana ngo Mana, ndagushimiye ko umpaye pake nini yuzuye ngiye gufashisha benshi. Ibyo wibaza hari umunsi nabyibazaga. Ndashaka ko umuntu wese uri hano anyandikira ngo mba ndimo kwibaza ibingibi ngo mbese birashoboka. Ndashaka umuntu urimo kunyumva wenda wandike gusa kimwe ngo mpora nibaza ibi bintu mbese birashoboka, nkubwire ko aho hantu nahageze cyangwa narahabaye. Iki uravuza ngo ese birashoboka iki? Aho hantu uri simpazi, ibyo wibaza simbizi ko urabibona ukavuga ese birashoboka iki kintu mbona imbe, ese birashoboka. Ndashaka kugira ngo abari ko wowe uvuga gusa uwandika ese iki kintu kirashoboka. Ese birashoboka. Noneho niba wandika ngo ese birashoboka ko iki cyambaho, ese birashoboka ko iki kintu cyambaho, ese birashoboka ko iki kintu nkibona, birashoboka ko mba ubuzima bwahinduka nka meruku. Kuko ni ibibazo wibaza mu mutima wawe. Urasenga nta gihinduka, uririza ubusa nta gihinduka. Rimwe ukibaza ese Imana nasenze yabyumvise cyangwa ndi kwibeshya.
Imana nasenze yabyumvise? Ese irabibona? Haleluya. Birashoboka. Kuko umuntu arabaza, ese birashoboka ko ukuri kwandika nta cyaha kirimo, nta cyaha kirimo, ni uburenganzira bwawe kwibaza iryo jambo, nta kibazo rwose kwibaza, ese birashoboka ko amateka yanjye yahinduka? Ese birashoboka ko mva mu mubare w'abagowe gutya? Ese iki kintu kirashoboka? Ese birashoboka ko nanjye nzicara nkaruhuka imiruho mfite? Ese birashoboka ko nahindurirwa iyi situation mbona imbere yanjye? Ese birashoboka? Ese birashoboka? Murimo murandika, yego, komeza wandike, ndaza kubivugaho. Ese kuko umva mubwire, aho kugira ngo ugumane ibintu mu mutima wawe udafite n'igisubizo, niba hari ikintu cyanejeje mu mutima wanjye iminsi nanyuzemo y'ubutayu, yo kugeragezwa, yo kubona ibintu bimwe nkasanga ni nkaho ari inzozi, niba hari ikintu cyanezezaga ni ukumva Imana, byinshi Imana yambwiye ikinyuranyo cyabyo, nkasengera iki Imana ikambwira iki, ngasengera iki Imana ikambwira iki, ngasengera iki Imana ikambwira iki. Noneho mu byo ndi gusengera mbishyira ku ruhande, ntangira kwizera ibyo Imana ibona ko ari byo binkwiriye. Ntangira gusenga, nsenga kugira ngo ibyo Imana ibona ko binkwiriye, hara niho natangiye kwataka. Rero niho natangiye kwataka, niho natangiye kwinjira, niho natangiye kuvuga ngo aha, ubwo rero ahandi ntavuye, ninjiye muri direction. Reka nkubwire, Ana yarari muri direction, ariko avuye muri iyo direction agiye muri direction iri mu bushake bw'Imana, arasubizwa. Igihe cyose uri muri direction y'ibitekerezo byawe ntabwo ubona Imana, ariko igihe cyose uhindutse uvuye muri direction yawe ugiye muri direction y'Imana, akanya nkako guhumbya ubona imbaraga, ubona Imana mu buryo bukomeye. Haleluya. Kuko Imana iragukunda gusumbya, Imana iragukunda cyane. Imana iragukunda cyane kandi gufite umugambi mwiza cyane, umugambi mwiza cyane utazakwira, gukunda gusumbya abandi bose. Nkuko ya ndirimbo twaririmbye vuga ngo Yesu arusha abandi bose kunkunda kandi arusha nuko n'abavandimwe bakundana. Haleluya. So Imana izakwereka umunezero utaragira, umunezero utaragira. Umukobwa umwe, yego, nubwo byabaye, ariko yarasenze. Burya hari igihe abantu basenga kubera kunanirwa cyangwa kubera kubona ko bidashoboka. Arasenga nawe ngo Mana, nubwo wankorera ubukwe gusa iryo joro ugahita unjyura ukanjyana mu ijoro, ngo nanjye byanezeza. Urumva ibyo usabye
fiance wawe ntabwo arimo, urasenze uvuga ngo mana nusubiza ugahita untwara nta kibazo. Imana imusubiza ibyo yasabye. Yabona fiance, akora ubukwe. Amaze gukora ubukwe bwiza butabaho, abantu baranezerwa, bishimira ko uwo mushiki wacu yabonye urugo, barabyishimira cyane 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 cyane. Bamaze gutwikurura bagiye, nta muhango n'umwe usigaye, agera mu cyumba araseka, arishima birenze, araseka. Muri uko guseka ni naho yarangirije urugendo rwe, ahita aryama ku gitanda. Baza gusanga basanga yavuye mu mubiri, yagiye. Abandi baravuga ngo uzi ko yavuze ko naho yakora ubukwe agahita ajya mu ijuru bizaba bimunyuze nta kibazo. Koko Imana irabimukorera, n'ubukwe burarangira, baratwikurura, baranezerwa. Uwahababariye ni umuhungu watanze izo mpano, n'uwakoze ubukwe niwe wababariye aho ngaho. Mbivuze kubera iki? Hari igihe umuntu anyura mu buzima, noneho kubera kubona nkaho biba byarenze bitagishoboka, umuntu agatangira kwisabira. Ni nko kuvuga ngo umuntu agatangira kwisabira ibyo abona ko bitagishoboka. Wowe Imana igufashe uzagira ubwenge, ntuzavuga ayo magambo. Birashoboka cyane ko Imana yumva gusenga kwacu. Nanjye yaranyumvise. Wow, Imana iguha umugisha wowe wanditse gutyo. Nta muntu Imana itumva. Ubu ngubu ndagukomeza nonaha. Mu gihe cyanjye nanjye hari abantu barankomezaga. Haleluya. Mu gihe cyanjye nanjye hari byo nibazaga. Reka mbabwire, umuntu ajya kugera ahantu waranyuze mu bintu bihambaye. Igihe kimwe nari nkiri iwacu mu rugo, mvuye gusenga mu materaniro ya nimugoroba. Hari kuwa kabiri mu materaniro ya nimugoroba. Numva ndarushye mu mutima, numva nari nkiri umusore, numva ndarushye mu mutima. Na depoje muri za Union Européenne, na depoje ahantu hatandukanye, muri za Rwanda te, depoza ahantu juste umuntu ushaka ko ibintu bigenda neza. Depoza muri za ndetse na Rwanda te wari umuyobozi wayo yari Mark Kabandana. Ananyizeza ko munaziranye nawe nakaza azakampa. Reka mbwira abantu bajya bizezwa akazi n'abandi bantu baziranye nabo, n'abandi bantu bari abadirecteri, bantu twari tuziranye n'imiryango yabo, bayobora ibyo byizere gusa ari byo biriho. Ibyo byizere biriho. Ndagenda ndasenga, mvayo njya mu materaniro. Mvuye muri amateraniro ndimo gutaha mu rugo, numva umutima, numva ndababaye, numva umutima wanjye wuzuye umubabaro n'agahinda. Ibaze mama, kugeza naho mama wanjye, ibaze noneho kugeza naho mama ajya kunsabira akazi muri Caritas. Abyutsa mu gitondo, icyo nari nakibagiwe. Abyutsa mu gitondo anjyana kuri padiri mukuru, noneho ku muyobozi wa Caritas. Mwana mwana wanjye yarangije ibi, ashobora gukora ibi n'ibi. Padiri akavuga ngo uzaze ejo, akavuga ngo uzaze ejo. Njya gusenga, mva gusenga mfite umubabaro mwinshi.
ngeze mu rugo ndicara numva umutima wanjye urababaye, no gusenga ndasenga, ngiye mu cyumba noneho nsenga amasengesho y'amaganya, amasengesho y'agahinda, ndaryama ndaryama. Ibyabayeho hagati ya saa 9, kuko nabyukaga gusenga saa 9, kandi yewe icyo gihe alarme nubwo zabagaho, reka mbabwire yewe saa 9 zuzuye top mu kadomo, iyo hatabaga icyo bita umuyaga uhuhe, nkahita mfungura amaso n'ibitotsi simenya naho bijya, marayika yazaga akankomanga ku bitugu, akamankomanga ku bitugu, nayo masinya abiri ajya mbyutsa gusenga saa 9 z'ijoro. Naho nabananiwe bimeze gute bya bindi, keretse nta gahunda mfite cyangwa se nta kintu, nubwo nabandi mu gihugu cya hehe, umuyaga uhera nubwo nabaniyoroshe uraza ugahita uha mu maso, nafungura amaso ukagira ngo ni umuntu uri fresh utazi uko byagenze, nibyo nkahita menya, nareba ku isaha nkabona terke ya saha nyine yo gusengerageza. Iyo bitabaye uko nguko, nkumva ahanga ku ruhande rw'iburyo, nkumva umuntu buhoro buhoro, ni nkaho hari umuntu uje akakomanga ku bitugu byanjye buhoro. Uko akomanga buhoro niko nanjye ngenda mfungura amaso, nafungura amaso ngo nebe ku isaha, nkabona ni isaha ya saa 9. Uko niko ariko uwo munsi siko byagenze. Uwo munsi byari special, kandi uwo munsi urakavumwa ntuzongere kugaruka mu buzima bwanjye. Naragiye mera nk'umuntu ugiye ahantu, mwese murabizi mu Gakinjiro hari ahantu bakoraga bakata ibintu by'imbabura n'iki, noneho hari ibyuma biba biri ku ruhande bimeze nk'umusozi, hanyuma mbona ugutwi kwanjye umugabo umwe afata inyundo, iyo nyundo sindayibonaho kuva isi yaremwa, afata iriya nyundo n'uriya musozi w'ibyuma, akubitisha iyo nyundo kuri ibyo byuma aho ngaho ugutwi kwanjye kuri kubyumva. Uwo munsi urakavumwa sinzongere kuwubona. Urusaku numvishije n'ugutwi kwanjye, urwo rusaku